Yes mumeze mute bakunzi bamenya social entertainment bakunzi kuri YouTube channel twitwa Menya Social Entertainment, kuri TikTok ni Menya Social TV. Reka tugushimire wowe wadukoze subscribe, wowe wadufollowinze ewana tuba tubikunda cyane. Uyu munsi rero turi mu karere keza cyane, akarere gakunzwe cyane ndetse akarere k'isirimu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, na akarere ka Rubavu. Uko mubireba turi kumwe n'ibyamamare, turi kumwe n'abasirimu, akaba aribo tugiye kuganira uyu munsi wa none. Ikindi kandi twasohokeye ahantu heza cyane, abana basirimu bagiye kuntamo kuri hoteli nziza cyane, hoteli imwe muri hoteli z'abakire. Reka nisabire papa Clean tubwire izina ry'iyi hoteli. White Apartment. Wow, ngayo nguko. Rero ndabasuje cyane. Reka mbere hano, witwa nde? Brown niyo bugingo. Reka tujye kwa papa Clean, niryo nzi cyane, abakunzi bafite ukuntu bakuzi. Okay, byiza cyane. Nkuko mubareba ni abasirimu rwose kandi nabakozi b'Imana, bambaye neza, amashati meza, amapantaro meza, rwose batebeje baragaragara neza. Rero turi kumwe n'iki cyamamare Brown. Reka abariyo tubanza kuganira. Numwe mu ba YouTube channel, ni umukozi cyane, ni umunyamakuru, nigeze no kumukuraho gato nk'iminsi mike cyane kuri channel we yitwa Gira Ubuzima TV Rwanda. Wow, Gira Ubuzima TV. Rero reka mbanza nkiga amakuru. Ni meza ndashima. Ni meza, urashima Imana. Uko tubireba tubanze heza cyane, kandi nawe uri mwiza rwose, nawe urakubwira kandi wambaye neza cyane. Merci, urakoze. Ndifuza ko twaganira ku kantu gato cyane kajyanye na business. Ubundi kugaragara neza kuke. Ndamye nashidikanya ko hariya ruguru nabonye imodokari nyinshi cyane, ibinyabiziga. Sinzi niba nta kawe karimo, ariko ntabwo ni bukoze icyo kibazo. Kuri mu buzima busanzwe. Ubusanzwe nize education, nize ibintu byo kwigisha. Ubusanzwe ndi umwarimu mu buzima busanzwe, ariko ubu ngubu tuvugana nkora business ndikorera. Nkora ibijyanye no gusudira. Dukora ibyo dukora rero, dukora ibisenge, dukora ibipangu, tugakora inzugi, amadirishya, imitako, intebe, ibitanda, mbese iki cyose kijyanye n'icyuma tugikora. By'umwihariko kivanze n'ibiti cyangwa imbaho, nabyo turabikora. Mwumva rero business muri yitwa Bilateral Expert Welders. Ndabyumva kandi byiza cyane. Abantu badukurikira babatuye mu nce zigiye zitandukanye, nk'abatuye Rusizi, abatuye Kigali, n'abatuye mu zindi nce henshi cyane mu Rwanda ndetse no muri Kongo, ndetse n'abantu benshi cyane badukurikira. Nk'umukozi uri ku murimo, ni gute ese n'abantu b'Irubavu bonyine wakorera cyangwa n'umuntu ahariho hose ushobora kumukorera? Okay, ubu tuvugana wenda aho headquarter yacu cyangwa ibiro bikuru byacu biri Rubavu. Rubavu naho dukorera hafi kuri station Marine ku bazi Rubavu naho dukorera, ariko ahari hose waba uri mu Rwanda, nubwo yaba ari no muri Kongo, nubwo yaba ari no muri Uganda, muri Tanzania no mu Burundi, aho waba uri hose dushobora kugukorera kuko hari icyo twita on site welding. Numva ngo dushobora kugusanga aho uri cyangwa aho chantier yawe iri cyangwa iwawe, tukaba rero dukorera, tukaba twagukorera ibyo waba ushaka byose. Ushaka igisenge se, ushaka ibipangu, tubikora neza kandi mu buryo bugezweho. Wow, byiza cyane kandi ndabikunze cyane. Uretse muri make niba numvise neza, mukora nk'inzugi za mekanike, ibintu by'ibyuma, nk'abiye ibintu bijyanye n'imbaho, ibikoresho by'imbaho, bitanda, amadirishya cyangwa se inzugi, byo ntabwo mubikora? Dukora ibintu byose iyo bigiye mu icyuma, byose dushobora kubikora. Ni ukuvuga ngo inzugi za metalike, amadirishya ya metalike, imitako y'ibyuma cyangwa avanze n'imbaho. Hari imitako myiza tujya dukora myiza cyane, ku buryo aba ari imitako ushobora gushyira mu nzu ukishima pe, n'ugeze iwawe akabona ko nyine ari mu basirimu. Intebe nazo z'ibyuma dushyiraho n'ubundi na matela zigezweho cyangwa imisego myiza, ku buryo umuntu yicara agenda kumva ko ameze nk'uri ibwami.
muri make uwakoresherejwe iwawe cyangwa se waguriye iwawe ameze nk'umuntu wibereye ibyamireza neza. ubundi hari ijambo bita ngo ijabo ryawe riguha ijambo. Byiza cyane. Business yawe yitwa gute? Yitwa Bilateral Expert Weathers Limited. Ahantu hose wajya kuri social media nuko nguko byitwa. No kuri biri no ku mbuga nkoranyambaga. Kuko nuza kuri TikTok nuko twitwa, kuri Facebook nuko twitwa, kuri Instagram nuko, hanyuma no kuri Google n'ubundi nuko nguko twitwa. Ushaka kwajya hara muri Google Chrome cyangwa Google nuza browser wose waba ukoresha watubona nta kibazo. Watanga nomero yawe? Nimero yanjye ni 0788 25 586 0788 25 586. Byiza cyane. Turaza no kwishira ku mashusho ku buryo buri muntu wacu wese yari buze kuyibona kandi ndaza kugenda neza. Ikintu ubwira abakunzi bamenya Social Entertainment dusoza ikiganiro. Okay, abakunzi bamenya icyo nababwira mbere na mbere, you guys subscribe, share, comment, kugira ngo umuryango n'undi wa social ukomeze kwaguka cyane, hanyuma tujye tuganira kandi duhurire hamwe mu biganiro bigiye bitandukanye umuvandimwe social agenda bagezaho. Numva rero rwose you have to subscribing kabisa muri benshi kugira ngo by'umwihariko dushyigikire channel yacu itere imbere. Ikindi mugira umwaka mwiza, turabakunda cyane, ni muzi wacu tukabakorera muzishima, ndabizi niba nitwakorera ibintu muzavuga ati twe twambere. Karibu kabisa. Nkuko maze kubyumva rero twari mu karere ka Rubavu, mu karere keza cyane, kwa turi kumwe n'ibyo byamamare rero. Ni Mugane Brown, ni mu mugane rwose abakorere ibintu byiza bigezweho, intebe nziza, ameza meza, utubati twiza, buri bikoresho byose ndetse n'ibipango, maze ubashe kugira salon nziza imeze neza, ubashe kugira urugo rwiza rumeze neza, inzu nziza iteguwe neza, kuko iyo muhaye akazi ntago byishyuza. Niba ushaka no kugira inzu nziza iteguye neza rwose, amashati meza uyabika neza, igipango cyiza ndetse na esikariye nziza cyane mu nzu yawe cyangwa se hanze y'inzu, nta wundi uzagana uretse Brown. Arabikora neza, akabasha gukwiza iwawe, akagaragara neza, ukagira ngo wigereye i Dubai nyamara wibereye mu Rwanda. Numero zo nazishize kuri ekara, abashaka kumuvugisha rwose iteka ryose, abari online wamwandikira WhatsApp, wamwandikira byose uzamubona, aho uzamushaka hose uzamubona. Nkuko mumaze kubibona akorera Rubavu, ariko aho washaka hose yahagusanga kandi akabasha kugukorera neza ku giciro cyiza kandi ibintu biramba. Ni wa muntu utabeshya, ni wa muntu iyo mwavuganye none abari none, ni wa muntu wubahiriza igihe kuko akorana n'igihe. Murakoze cyane. Nge nari social Jeremy nk'ibisanzwe, ni mu mugane rwose abakorere, kandi niba utaradufollowinga, niba utarakora subscribe, aka niko kanya kugira ngo ubikore. Turabakunda.